Ibibazo ni ikintu cyose ushobora kubona kikubujije amahoro cyangwa se n'ubundi kikakubuza kuryama ngo usinzire, aho abantu benshi usanga n'ubundi bafite ibibazo wowe ubwawe utabasha no gutekereza ko bagira, ukigereranya n'umuntu runaka kandi ubwe yarashizwe, asigaye kwitura hasi n'ubundi ibibazo bikamurambika bikamunyukanyukira hasi n'ubundi bimusiga agaramye. Ariko wowe ubwawe uricara ugatekereza uti mbese wahindura uburyo mbaho akama amafaranga ibibazo byakemuka yemwe bigashira nkabaho mu mudendezo. Ariko ahangaha uribeshya cyane, kuko ibibazo ni ikintu twavukiyemo kandi n'icyo umuntu asaziramo, aho wabashije guhangana nabyo ari we witwa umutsinzi gusa. Abasaza bamwe bavuga bati ubundi ibibazo warwana nabyo yabo naho bigeza atakibasha kugira icyo akemura, ubwo nyine abatsinzwe intambara ni ukuyamanika akarambika intwaro zose hasi, hanyuma akemera ko ibibazo bimutsinze nyine nabyo bikamukoza icyo bigomba kubona cyose byashaka, nk'icyo haduye n'ubundi ufashe umwanzi we n'ubundi nabyo bishobora kumukorera. Ni ibibazo n'ubundi utabasha gutekereza cyangwa guha umurongo mu gihe n'ubundi waba utabifitemo experience cyangwa ube witeguye. Icyo bigusaba kimwe ni ukuba ibibazo bisanzwe uhagaze neza, cyangwa mu ndimi z'amahanga icyo bita stability, ukaba uhagaze nyine wishimiye cyangwa se witeguye kubirinda no kurwana nabyo intwaro byazana yasi yose. Ku bantu benshi batazi ibibazo cyangwa ngo bashobore kuba babihereza umurongo, bashobora gutekereza ko ari ibyago byabaze ndetse bikabagwira umunsi umwe bikaba bizagera bikarangira. Ariko ahangaha uribeshya cyane, kuko ibibazo ni ubuzima bw'umuntu nyine. Kuba mu buzima butarimo ibibazo ubwo ntibushoboka, nta nubwo buba. Mu buzima uzatekereza bwose buzagira ibibazo bimwe bigenda bisimburana, bimwe bivaho ariko n'ibindi ariko bivuka. Hari icyo bizagusaba rero kugira ngo ugire icyo ukemura cyangwa ugire uko ubigenza nyine ibyo bibazo bisohokemo, ariko n'ubundi winjira mu bindi. Hari nabwo urugendo rw'ubuzima niko rwubakitse. Ntabwo ari abantu benshi bazakubwira inama y'ubuzima uzagenderaho kuva uri umwana ndetse kugeza usheshe akanguhe, yemwe ukarinda ugira imvi z'umweru cyangwa umusatsi w'umweru wawe ugahinduka. Nta muntu n'umwe mwanduranyije wumugira nyirabayazana w'ibyo bibazo byawe, nyamara wirengagiza n'ubundi ko bishobora kuza mu gihe kimwe nk'icyo guhumbya kandi ari nawe byiteye, cyangwa se impamvu 90% zose ari wowe waziteye. Kwiguganyira abantu ibibazo byawe byo byihorere, kuko hari benshi batazagufasha kubikemura. Gusa nubwo ushobora kubibwira inshuti zawe uraruhuka, ariko n'ubundi ukomeza kwikora wa mutwaro kugeza igihe wawuturiye. Icyo bigomba kugufasha no kukorohereza gusa ububabare n'ikindi bwose ugakomeza ukabibamo. Ububabare n'ubundi nabyo bukajyana n'izindi ngaruka zishobora kubikurikira, nko kuba wahomba ugatakaza akazi n'ubundi ububabare ariko bukomeza kwiyongera. Inkondora y'ibibazo by'isi nta muntu n'umwe wigeze ayitsinda. Umubyeyi wese ugiye gutanga yiraga umwana we akamubwira uburyo nawe yanyuze muri iyo nzira n'uburyo umwana we agomba kuzayicamo. Bisa naho iyi nzira idasobanutse, kuko umurage uhabwa n'umusaza umwe si uzahabwa n'undi. Gusa hari ibyo bazahuriraho bakubwira ko isi yari ikozwe mu bibazo kandi byose utazareka guhura nabyo n'ubundi umunsi ku wundi. Ugomba gushaka intwaro rero zikomeye kugira ngo uhangane n'ibyo bibazo nyine uhora wisangamo umunsi ku wundi. Hari n'ibyo nawe ubwawe wishyiramo. Wenda ushobora kuzafungwa cyangwa se ugahura n'inzara n'ubundi utigeze utekereza ko muzahura, ariko ibyo byose uko uzabyitwaramo nibyo bizagufasha kuba umutsinzi. Yemwe ukabisohokamo nta ngaruka n'imwe binakugizeho, ukiberaho neza mu isi utuye. Ariko n'ubundi nabwo utareka guhura n'ibibazo bya hato na hato, ariko nabyo ugashaka uburyo bivamo. Ibibazo by'ingorabahizi benshi bagiye babitsindwa, bagiye barangira bishyize mu mugozi w'umunsi ntibakiri mu isi. Ese nawe utekereza ko ari gutyo wagakwiye kubikemura ibibazo? Aho ngaho ubutsinzwe uba uri umunyantege nke cyane, ko kunyukanyukirwa hasi abantu bose bakakugendera hejuru, nta kintu na kimwe uba ushigaje kugira ngo ube wapfa. Abakugaragiye bose nta kintu na kimwe uba bamariye usibye kubaganyira no kubatura ibibazo byawe nyine. Aho ngaho biba bibabereye umutwaro, ndetse atari wo wonyine, ahubwo basigiye n'ikindi kibazo cyo kuba nanone bakwikoreza, cyangwa icyo bazakoresha bagushyingura n'ibindi byose bazakoresha. Icyo ngicyo nacyo ntigisiba kuba ikibazo. N'ubundi usigiye bagenzi bawe wibwiraga ko ukemeye ibyawe gusa, ariko bisigiye abandi.
ni ugukurana umutima ushinzemo amahwa n'umubiri wagira ngo warashogombeye, inzara zarashinzemo umubiri wose utakibasha kunyeganyezwa nuko wowe ushobora kumva ko hari amahame ubwawe wataye. Niyo usanga wiyahuza ibiyobyabwenge, inzoga, ibitabi n'ibindi byinshi bitandukanye, n'ubundi ubuzima bwawe bugasa naho hari undi muntu wabushinze cyangwa uhereye mu nshingano. Ubuzima bwawe ntacyo buba bukikubwiye. Ntutekereza ba bandi bari kwa muganga, bari ku bitaro, batagira hasi hepfo na ruguru, badashobora kugira uwo batura ibibazo byabo, yemwe n'ikibazo ubajije baba bafite mu buzima bwabo ni ugukira gusa bakagaruka mu buzima busanzwe. Ariko urinde wo gukinira muri ubu buzima nawe ukabufata ukabwiyambira, nubwo hari wenda nta kiguzi ushobora guhereza umuntu ngo umugurishe ubuzima. Benshi baba barabugurishije kuko hari benshi bihebye. Ntukarebera umuntu uko ahagaze, uko ibyo atunze ndetse n'ibindi. Ushobora gusanga afite ibibazo bikomeye kurenza ibyawe, ariko nanone n'ayo mafaranga urayakeneye ngo yose uyirundeho ndetse unayagire cyane, kandi nushaka unamusumbye ku rugero rumwe cyangwa n'ubundi bwose washaka. Ntabwo ari bose bazaguha ishuri ry'ubuzima ahangaha utuye cyangwa se aho ubarizwa. Aho ariho hose biragusaba kugira imbaraga zawe nawe ubwawe ufata, hanyuma ukazitagaza kugira ngo ukemure ibibazo byawe runaka, bimwe n'ibindi bantu benshi batabasha kugufasha gukemura, wowe ubwawe ukabikemura nyine nkawe ubwawe nk'umuntu ufite inshingano z'ubuzima bwawe nyine. Hari henshi uzagera bakagutesha agaciro, yemwe ukabona ko nta n'ikintu usobanuye. Icyo bivuze aho ngaho ntabwo ari uko wenda nta gaciro uba ufite, ahubwo ni uko nta kuba uhagomba. Hari aho uzikenera ko bakwicaza imbere mu ntebe z'imbere, yemwe ngo wicare hagati aho abantu bose bareba, ariko ibyo ngibyo ntibikunde. Icyo gihe ntabwo ari ukuvuga ko wasuzuguye, ahubwo umwanya wawe nyine hari undi wawe ugenewe kandi babona ko afite agaciro kukuruta. Ibyo ntukabyitotombere, niko isi yubakitse. Hari agaciro ushobora kuba wiha, ariko abandi bo bakareba rwose bakakabura. Nushaka kwishyira hejuru ndetse no gushaka icyubahiro gikomeye, yemwe uzarinda usazanye agahinda. Ubwonko bwawe buzaba bwuzuye amasiteresi utabasha kubara ndetse no gusobanukirwa, ariko byose ari wowe wabyiteye, ari wowe nyirabayazana mu buryo bumwe. Ntabwo uzigera utekereza nanone ko wavutse uri wenyine cyangwa ngo ukure uri wenyine. Ibyo uzajya ujya byose ntibizajya bikugera ku mubiri nuko ushireho. Umubiri wawe usigara uhagaze nk'urushinge rutagira n'ahandi hantu rwaba rushinze, niyo yaba ari ikoroshi cyangwa ikindi kintu. Hari igihe biba bigomba gutuma uba wenyine ndetse ukagenda ukiheza rwose, ntihagire umuntu n'umwe muba muri kumwe, ukagenda rwose ukihagararaho, hanyuma ukaba wenyine nyine ugategereza ibindi byose bikazisobanura. Ntabwo ari wowe ugomba kubisobanura, ahubwo ugomba kubihereza igihe. Ko abahanga n'ubundi bavuga ko ibi biba bitarasobanutse mu gihe cya mbere cyangwa icyo ngicyo urimo, ari ukubera igihe nyine. Hari abantu benshi bagira indagihe n'inzagihe, ariko ntibabe bafite igihe cyo ubu munsi bariho ngo babe bakishimira cyangwa se bamenye ko n'ubundi uyu munsi bagomba kuba bashimira, bakiruka ku butunzi. Bya byishimo n'ubundi bikabura, ari nabyo tubifatanya n'ibibazo, kuko gushaka amafaranga n'ubundi nabyo bijyana n'ibibazo n'ubundi bibiherekeza, nabyo bitoroshye habe na gato. Uko wabitekereza kose bizakugora kugira ngo wubake urusika cyangwa se wubake fondasiyo y'ubuzima bwawe ubwawe. Ugomba gufata imyanzuro ikomeye kandi ukamenya aho ugomba kwerekeza ubuzima bwawe, dore ko nta foromire y'ubuzima ihari. Kandi ugomba guhaguruka ukaba umunyamahirwe cyangwa se n'ubundi ukaba uwa mbere w'itangiriro ryo gushaka aho ubuzima bwawe bushobora guhagararira, dore ko utashobora kubaho nk'umuntu runaka. Abo mwiganye nabo ubwabo bashobora kuzabaho nabi cyangwa neza kukurusha, ariko nawe ugomba kuba urwana iyo ntambara. Ni ibibazo bihora byisukeranya umunsi ku wundi. Njye mwari kumwe, nitwa Thomas. Mugire ibihe byiza. Bye.